Amateka ya Iran ni maremare mu myaka ibihumbi byinshi, atangirira mu mico mu bihe bya kera cyane bya Bronze Age. Nk'umuco wa Elamu wabaga mu gace ka Khuzestan hagati y'ikinyejana cya 4 n'icya mbere mbere ya Yesu. Bronze Age ni igihe cy'ingenzi mu mateka kiremwa muntu, cyaranzwe n'ikorwa n'ikoreshwa ry'icyuma cya bronze gikomoka ku kuvanga copper na tin. Kikaba cyarakoreshejwe cyane mu gukora ibikoresho by'ubuhinzi, intwaro, imitako n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa buri munsi. Iki gihe cyaje nyuma ya Stone Age, maze kibanziriza igihe cyiswe Iron Age. Muri iki gihe abantu batangiye kugira ubumenyi buhambaye mu bijyanye no gutunganya ibyuma, bituma ubuhinzi, ubucuruzi n'imibereho yabo itera imbere cyane. Ni nako habayeho kuvuka kw'imijyi n'ingoma zikomeye cyane cyane mu bice nka Mesopotamia, Egiputi ya kera, Indus Valley ndetse n'Ubushinwa bwo hambere. Muri rusange, Bronze Age ni igihe cyagize uruhare runini mu guteza imbere ikoranabuhanga, ubukungu n'imiterere y'imibereho y'abantu. Kikaba ari imwe mu nkingi z'ingenzi zatumye habaho iterambere ry'imico n'imibereho by'ibihugu byinshi byo ku isi. Naho umuco wa Elamu wari umwe mu mico bya kera cyane byabayeho mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu gice cyaho ubu hari igihugu cya Iran mu ntara ya Khuzestan. Uyu muco watangiye kugaragara hafi mu mwaka w'ibihumbi 3 mbere y'ivuka rya Yesu, ukomeza kumara ibinyejana byinshi, cyane cyane mu gihe cya Bronze Age. Abaturage ba Elamu bubatse imijyi ikomeye kandi iteye imbere, nk'umujyi wa Susa wabaye umurwa mukuru w'ingoma. Umuco wabo waranzwe n'iterambere mu buhinzi, ubucuruzi n'ubukorikori, cyane cyane mu gutunganya ibyuma nka bronze, gukora ibikoresho n'imitako no kubaka ingoro ndetse n'isengero. Elamu yari ifite ururimi rwayo n'imyandikire yayo, kandi yagiraga ubucuruzi n'imikoranire n'indi mico ikomeye yo mu karere nka Sumeri ndetse na Mesopotamia. Muri rusange, umuco wa Elamu wagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'imico n'imibereho y'abantu bo mu burasirazuba bwo hagati, kandi wasize umurage ukomeye mu mateka y'isi ya kera. Nyuma y'ibi rero haje ingoma zikomeye zirimo ingoma y'Abaperesi yitwaga Achaemenid Empire. Iyi yabayeho mu mwaka wa 550 kugeza muri 330 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, zikurikirwa n'igihe cy'ingoma z'Abayisilamu ndetse n'igihe cya Iran ya vuba. Mu bihe by'ingenzi harimo ibihe by'ingoma za Achaemenid na Sassanid, igihe idini rya Zoroastrianism ryari rifite imbaraga kandi ubuyobozi bwari bushingiye kuri leta ikomeye igenzura intara nini yo mu burasirazuba bwo hagati. Twari twumvise Zoroastrianism. Ese iyi myemerere cyangwa se iri dini ni bwoko ki? Ni idini rya kera cyane ryatangiriye mu gihugu cya Iran mu myaka irenga 3000 ishize. Ryashinzwe n'umuhanuzi witwaga Zoroaster cyangwa Zarathustra. Iri dini ryigishaga ko hari Imana imwe ikomeye yitwa Ahura Mazda, ifatwa nk'iyaremye ibintu byose kandi ihagarariye ukuri, urumuri n'ubutabera. Mu nyigisho zaryo, ubuzima bw'umuntu bugaragaramo intambara hagati y'icyiza n'ikibi, aho abantu bagirwa inama yo guhitamo inzira nziza ishingiye ku magambo azwi cyane ya Zoroastrianism: ibitekerezo byiza, amagambo meza n'ibikorwa byiza. Zoroastrianism yabaye idini rikomeye cyane mu bwami bwa Achaemenid Empire ndetse no mu bwami bwa Sasanian Empire, mbere y'uko Islam igera muri Iran mu kinyejana cya 7. Abayoboke b'iri dini bakoresha igitabo cyera cyitwa Avesta, kirimo inyigisho n'amasengesho. Nubwo uyu munsi abayoboke baryo atari benshi, Zoroastrianism ni imwe mu madini ya kera yagize uruhare rukomeye mu mateka y'Iyobokamana ku isi, kandi yagize ingaruka ku madini akomeye nka Judaism, Christianity na Islam. Nyuma haje igitero cy'Abarabu b'Abayisilamu mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yesu, kigakurikirwa n'ingoma zitandukanye z'Abayisilamu. Mu bihe bizwi nka Middle Age haje ingoma z'Abaperesi nka Buyids na Seljuks. Hakaza n'igihe cy'ibitero by'Abamongoli n'ingoma ya Timuri. Mu 1501 hatangiye ingoma ya Safavid, yashyizeho Isilamu ya Shia nk'idini rya leta. Nyuma haje ingoma za Qajar na Pahlavi.
Mu kinyejana cya 20 Iran yahuye n'impinduka zikomeye zirimo revolution y'itegeko nshinga yabaye mu 1906 kugeza mu 1911. Gahunda yo kuvugurura igihugu ya Pahlavi yabaye mu 1925 kugeza mu 1979, n'impinduramatwara ya Isilamu yo mu 1979 yayoboye igihugu kigahinduka Repubulika ya Kisilamu iyobowe na Ayatollah Khomeini. Nyuma y'iyi revolution Iran yarwanye intambara ikomeye na Iraq mu mwaka wa 1980 kugeza mu 1988. Iyi ni intambara yamaze igihe kingana n'imyaka 8. Kuva icyo gihe politiki ya Iran yakomeje kugirwa n'impaka hagati y'abashaka impinduka reformist n'abashaka gukomeza umurongo ukomeye w'abayobozi b'idini conservatism. Turibanda ku bihe bya kera cyane mu gihe cy'umuco wa Elam n'ingoma ya Achaemenid, igihe cya Hellenistic n'ingoma y'abapariti cyangwa se cyamenyekanye nka Parthian Empire. Turibanda ku ngoma ya Sassanid yabaye mu 124 kugeza 351, igihe cyo kwigarurwa n'Abayisilamu, ingoma zo mu gihe cyo hagati cyangwa se ikizwi nka Middle Age, igihe cy'Abamongoli n'Abatimu, Parthians and Mongolian periods, ingoma ya Safavid, ingoma ya Afsharid, Zandi na Qajar, revolution y'itegeko nshinga, ingoma ya Pahlavi, revolution ya Islam. Ibyo byose nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije ibitabo n'inyandiko zirimo igitabo cyanditswe na Nelson Frey Richard yasohoye mu 1984 yise History of Ancient Iran. Iki cyasohokeye mu icapiro ryitwa University of Michigan Press. Ikindi gitabo ni cyanditswe na Agsophry Michel. Iki yagisohoye muri 2013 nawe yakise History of Iran muri chapitre yacyo yitwa Empire of the Mind. Twifashishije ikindi gitabo kandi cyanditswe na Nikki Keddie yasohoye mu 2006 yise Modern Iran muri chapitre yacyo yitwa Roots and Results of the Revolution. Iki cyasohokeye muri chapiro rya Yale University Press. Ikindi gitabo ni cyanditswe na Afly Janet. Iki yagisohoye mu 1996 akita The Iranian Constitutional Revolution 1996 kugeza mu 1911. Iki gitabo cyasohokeye mu icapiro rya Columbia University Press. Ikindi gitabo ni cyanditswe na Abbas Amana yasohoye mu 2017. Iki gitabo yagihaye umutwe ugira uti Iran muri chapitre yacyo yise A Modern History. Nawe iki gitabo yagisohoreye mu icapiro rya Yale University Press. Mu gutegura iki kiganiro kandi twifashishije igitabo kindi kirimo icyanditswe na Colin yasohoye mu 2003 yise Tribal Politics in Iran kuri chapitre yacyo yitwa From the Qajaris to the Islamic Republic. Twifashishije kandi n'imbuga za internet zirimo Encyclopedia Iranica ndetse na Encyclopedia Britannica. Tubahaye ikaze. Ubushakashatsi bw'abacukumbuzi b'amateka bwerekana ko Iran yari ituwe n'imico yateye imbere kuva mu bihe bya kera cyane. Mu mpera z'ikinyagihumbi cya 4 mbere ya Yezu, umuco wa Elam wari umaze gutera imbere cyane mu mujyi wa Susa. Nyuma mu kinyejana cya 6 mbere ya Yezu, umwami Cyrus wa kabiri the Great yashinze ingoma ikomeye yise Achaemenid. Iyi ngoma yagutse cyane ku butegetsi bwa Darius wa mbere na Xerxes wa mbere, igera ku bihugu byinshi kuva muri Macedonia kugera ku ruzi rwa Indus. Ubwami bwari bugabanyijemo intara zitwaga satrapies ziyoborwaga n'abayobozi bitwaga satraps. Aba bayoborwaga n'umwami mukuru w'ubwami, ubwo akitwa umwami w'abami. Abami bubatse imijyi ikomeye nka Persepolis, aho hubatswe inyubako nini zerekana ubukungu n'ubuhanzi bw'Abaperesi. Twavuze Cyrus the Great wa kabiri. Uyu yari umwami ukomeye w'Abaperesi wabayeho mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Yavutse hafi mu mwaka wa 600 mbere y'ivuka rya Yesu, akaba yarabaye umwami wa mbere w'ubwami bwa Achaemenid Empire, bumwe mu bwami bunini bwigeze kuba mu mateka ya kera.
Sirusi wa kabiri azwi cyane kubera ko yashoboye guhuza amaboko n'ibihugu byinshi, akubaka ingoma nini yagutse kuva mu gice cya Iran igakomeza igafata ibindi bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Yesu yatsinze igihugu cya Babiloni. Ibintu byamuhesheje kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu mateka. Azwi kandi kubera politiki yo kwihanganira amadini n'imico y'abandi, aho yemereye abayahudi bari barajyanywe bunyago muri Babiloni gusubira iwabo i Yerusalemu bakongera kubaka urusengero rwabo. Ibi byatumye afatwa nk'umuyobozi w'ingenzi mu mateka y'ubutegetsi n'uburenganzira bwa muntu. Amategeko n'imyitwarire bye byanditswe ku kintu kizwi nka Sirus Cylinder, gifatwa n'abashakashatsi bamwe nk'inyandiko ya mbere igaragaza ibitekerezo bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muri 330 mbere ya Yesu, Alexander the Great yatsinze ingoma ya Achaemenid. Alexander the Great yari umwami w'ubwami bwa Macedonia cyangwa se Macedonia, wabayeho hagati ya 356 na 323 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Akaba azwi cyane nk'umwe mu bayobozi bakomeye mu mateka y'isi kubera intambara nyinshi yatsinze n'ubwami bunini yubakiye mu gihe gito cyane. Uyu yari umuhungu wa Filipo wa kabiri wa Macedonia, wamwigishije uburyo bwo kuyobora igihugu, ndetse yigishijwe n'umuhanga mu bitekerezo witwa Aristotle. Alexander yatangiye gutegeka mu mwaka wa 336 mbere y'ivuka rya Yesu, maze atangira urugamba rwo kwagura ubwami bwe. Icyo gihe yatsinze ingabo z'ubwami bwa Achaemenid bw'Abaperesi. Mu rugendo rwe rwo gutsinda ibihugu byinshi, yigaruriye uduce twinshi two muri Aziya Minori, Misiri, Mesopotamia ndetse agera no mu gice cy'Ubuhinde. Alexander the Great azwi kubera ko yashyize imbere guhuza imico y'Abagiriki n'iy'ibindi bihugu yari yarigaruriye muri icyo gihe, bituma havuka igihe cyiswe Hellenistic period. Yapfuye mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yesu mu mujyi wa Babiloni, ariko umurage we wagize uruhare rukomeye mu mateka y'isi, cyane cyane mu gukwirakwiza umuco n'ururimi rw'Abagiriki mu bice byinshi by'isi. Nyuma y'urupfu rwe, ingoma ya Seleucid niyo yayoboye Iran igihe gito. Ubwami bwa Seleucid yari ubwami bukomeye bwo mu gihe cy'Abagiriki. Iki gihe cy'Abagiriki bitaga Hellenistic period. Ubu bwami bwari bwarashinzwe na Seleucus wa mbere Nikator, umwe mu basirikare bakuru bari aba Alexander the Great. Nyuma y'urupfu rwa Alexander the Great muri 323 mbere y'ivuka rya Yesu, abasirikare be bakomeye batangiye kugabana ubwami bwe uko bwanganaga, maze Seleucus wa mbere ashinga ingoma ya Seleucid hafi mu mwaka wa 312 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubu bwami bwari bunini cyane kuko bwari bukubiyemo ibice byinshi byo muri Mesopotamia, Ubuperesi, Syria ndetse n'ibindi bice bya Aziya Minor. Ingoma ya Seleucid yashize imbere gukwirakwiza umuco n'ururimi rw'Abagiriki mu bihugu byinshi bayoboraga, bikaba byari igice cy'ibihe byiswe Hellenistic period. Nubwo yari ingoma nini kandi yagiye igabanuka buhoro buhoro kubera intambara n'indi ngoma nk'iya Parthian Empire ndetse n'ubwami bwa Roman Empire, kugeza igihe yaguye mu kinyejana cya mbere y'ivuka rya Yesu. Muri 247 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwoko bwitwa Parini bwashinze ingoma y'Abapariti cyangwa se cyamenyekanye nka Parthian Empire. Iyi ngoma yahujije imico y'Abagiriki n'Abaperesi kandi yagenzuraga inzira z'ubucuruzi z'ingenzi ku isi, harimo inzira yamenyekanye cyane yitwaga Silk Road. Igihe cy'Abapariti cyaranzwe n'ubukungu bwiyongereye kubera ubucuruzi n'imijyi yubakwaga cyane. Twumvise Silk Road. Ubundi Silk Road ni iki? Ko turi kumvamo umuhanda tukumvamo n'ubudodo bukomoka ku magweje. Silk Road yari umuyoboro mugari w'inzira z'ubucuruzi za kera zahuzaga ibice byinshi by'isi, cyane cyane Ubushinwa, Aziya yo hagati, Ubuperesi, Ubuhinde ndetse n'Uburayi. Iyi nzira yatangiye gukoreshwa cyane cyane mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Yesu, mu gihe cy'ingoma ya Han Dynasty yo mu Bushinwa. Yiswe Silk Road kubera ko kimwe mu bicuruzwa by'ingenzi byacuruzwaga cyane ari silk cyangwa se umwenda w'agaciro wakorerwaga mu Bushinwa ukoreshejwe amagweje.
nubwo hari n'ibindi bicuruzwa byinshi byanyuragaho nk'ibirungo, zahabu, ibirahure, imyenda n'ibindi bikoresho by'agaciro. Silk Road ntiyari inzira imwe gusa, ahubwo yari urusobe rw'inzira zinyuranye z'ubucuruzi ku butaka no ku nyanja. Uretse ubucuruzi, iyi nzira yagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza umuco, indimi, ubumenyi n'amadini hagati y'ibihugu bitandukanye. Urugero, idini rya Buddhisme ryikwirakwiriye mu bihugu byinshi bya Aziya rinyuze kuri iyi nzira. Muri rusange, Silk Road yabaye imwe mu nzira z'ingenzi zafashije guhuza imico n'ubukungu bw'ibice bitandukanye by'isi mu mateka ya kera. Ingoma ya Sassanid yashinzwe na Ardashir wa mbere muri 424 nyuma ya Yezu. Iyi ngoma yagaruye imbaraga z'Ubuperesi kandi Zoroastrianisme ibidini rya leta. Abami bayo barimo Shapur wa mbere barwanya intambara nyinshi n'ubwami bwa Roma. Ubwami bwabo bwageze ku ntera nini cyane kuva mu majyaruguru ya Caucasus kugera ku ruzi rwa Indus. Iyi ngoma yari ifite imiyoborere ikomeye n'ubukungu bushingiye ku buhinzi n'ubucuruzi. Nyuma y'intambara nyinshi n'ubwami bwa Byzantium, ingoma ya Sassanid yacitse intege maze itsindwa n'ingabo z'Abarabu b'Abayisilamu mu kinyejana cya 17. Byzantium cyangwa se ubwami bwa Byzante ni ubwami bw'uburasirazuba bwa Roma bwatangiye ku mugaragaro mu mwaka wa 330 mu gihe cyiswe Christian Era cyangwa se muri medieval period. Ubwo ni igihe Christianity cyangwa se ubukristo bwari butangiye kugenda bukwirakwira ku isi yose. Ubwo umwami w'abami Constantine the Great yashyize umurwa mukuru mu mujyi wa Byzanti, ukaba waravuzwe nka Constantinople. Byzantium yari ingoma ikomeye yaje gusimbura ubwami bwa Roma bwo mu burengerazuba mu buryo bw'imibereho, politiki n'umuco. Ikomeza kugenzura ibice byinshi by'uburasirazuba bw'Uburayi, ibice birimo Anatolia na Levante. Iyi ngoma yari izwi cyane kubera ubutegetsi bwayo bukomeye, ingabo zayo, ubuhanga mu bwubatsi. Aha batanga urugero nk'urwibutso rwa Hagia Sophia, kandi yamenyekanye kubera umuco wayo uhuza ubugiriki n'iyobokamana rya Christianity. Byzantium yashoboye kurwanya ibitero bitandukanye harimo ibyo bagabweho n'Ubuperesi, Abayisilamu ndetse n'Abavikings. Abavikings bari abantu b'Abanya-Scandinavia babayeho hagati ya 493 kugeza mu 1066 mu gihe cya Christian Era. Aba bazwi cyane kubera urugendo rwabo rwo gutwara ubwato mu nyanja no gukora ubucuruzi, intambara no guhahira mu bice byinshi by'Uburayi. Bavukiye mu bihugu bya none bya Norvege, Sweden na Denmark biherereye nyine muri icyo gice cya Scandinavia. Bakoresheje ubwato bwabo bita long ships mu kwambuka inyanja no kugera kure. Ingoma ya Byzantium yamaje hafi imyaka 2000 kugeza ubwo umujyi wa Constantinople watsinzwe n'Abaturuki mu mwaka wa 1453. Bikaba byarahinduye amateka y'Uburayi n'isi yose. Aba Baturuki bari Abanya-Ottomani baturukaga mu bwami bwa Ottomani. Mu kinyejana cya 7 ingabo z'Abayisilamu z'Abarabu zatsinze ingoma ya Sassanid. Intambara zikomeye zabaye muri Al-Qadisiyah na Nahavandi zatumye Iran igwa mu maboko y'ingoma z'Abayisilamu. Iran yahise iba igice cy'ingoma za Rashidun, Umayyad na Abbasid. Nubwo Isilamu yakwirakwiriye, umuco w'Abaperesi wakomeje kugira uruhare rukomeye mu buyobozi ndetse no mu bumenyi. Igihe cya Abbasid cyagaragayemo iterambere ry'ubumenyi n'ubuvanganzo. Mu kinyejana cya 7 ingabo z'Abayisilamu b'Abarabu zari zikurikiranye ubukomezi bw'ingoma ya Byzante n'ubwami bwa Sasanian mu rwego rwo gukwirakwiza idini rya Isilamu no guhuza ibice binyuranye by'Abarabu. Izi ngabo zari ziyobowe n'abakuru b'Abarabu b'Abanyamisiri n'abaturukaga muri Yemen. Aba bari bafite imyitozo ikomeye y'intambara, ubutwari n'ubuhanga mu gukoresha intwaro.